ntabwo cyari igihe cyo gusinzira, ntabwo cyari igihe cyo kurebera, ntabwo ari igihe oya. Abahanuzi bahanura by'ukuri bagiye gucibwa. Yego, uvuga ijambo ry'ukuri agiye gucibwa. Iby'ukuri uvuga iby'Imana imubwiye, abo ngabo bagiye guhura n'ibibazo. Uko abantu banywaga vino iryoshye yo ngiyi bagiye kwicirwaho mu kanwa, mbega bagiye kuyibura, ntabwo bazongera kuyiba uko bashakaga. Cyashoboka yuko bivuze ngo turacyafite amahirwe, turacyafite amahirwe. Hariya mukuri hari ikintu Imana iri buze gukora, hariya mukuri hari icyo Imana iri buze kurema, hariya mukuri turabona impinduka. Kuko ese Moridekayi kwireba ibwami yabwiye Esiteri, nimwambare ibigunira. Abatambyi bakiri maso, abatambyi bagikanuye, abatambyi amatara yabacaka, abatambyi amatabaza yabacaka, nimureke mwambare ibigunira, mwongere musubire ku gikumba, mwongere musenge. Terase n'abanywa inzoga rero nimucure umuborogo, nimurire, kuko aravuze ngo vino iryoshye ibakuwe mu kanwa n'Imana gutya. Twahoraga ku gikumbi gutya, twakundaga gusenga gutya, twasengaga gutya. Mbese mu gihe cyanyu mwasengaga isaha imwe? Mbese mu gihe cyanyu mwahanuraga mwabanje kujya kuvuga ibyo mugiye guhanura? Mbese mu gihe cyanyu mwabwirizaga mwabanje kujya kuvuga ibyo mugiye kubwiriza? Mu gihe cyanyu byari bimeze gute? Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye icano yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe murere ku mpera z'isi zitandukanye. Nibanye mu gitondo gira igitondo cyiza, niba ari ijoro ryiza. Dusuje abari muri Afrika, abari hanze y'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze kuri cano yitwa Iramiro TV. Hanyuma wowe utarufite amahoro mu mutima, Imana yaguhe wari urwaye, Imana igukize. Tubifurije impagarike mu bugingo bwanyu. Iyi ni Iramiro rero TV. Hanyuma dushima Imana akagarutse ari muzima, afite n'umwana muzima. Nibyishimo. Amen. Mwana w'Imana uraho? Muraho kandi. Soza abantu dukurikiye ku Iramiro. Nabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Hanyuma nivuga ku bantu bambonye bwo bwa mbere ko ndize tumaze kuba inshuti. Yego. Nitwa Dushimumukiza Samuel, umusore uvuga ibyankasanga Kristo ukunda gusenga. Yego. Hanyuma bose mwahoze ku mutima. Buriya niba hari ikintu cyiza ni ukumva umuntu avuze ati ni ukuri. Hari ibyo wakoze ndabibona. Ndabashimiye ababyeyi bangiriye inama, ibitekerezo byanyu, komenti zanyu mukuri nazikunze, no kuba nongeye kugaruka. Bivuze ngo ubundi utanze ibintu bizima, hari abo bifasha. Yego. Rero ndabashimiye ko nongeye kuza kubana nawe. Hanyuma Samu, icyo ngukundira ni uko utajya uhinduka, ugifite amavuta y'umwimerere. Kandi uko ikindi kintu ngukundira ni uko utajya ukunda kujya muri ba bintu by'amatiku, ahubwo uvuga ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bakizwe kandi bakire kandi bakizwe. Hanyuma ikindi kintu ngukunda ni uko ukorera Imana uyitinya, kandi buryo umuntu atangiye gukorera Imana akayitinyuka, burya aba yegereje kugwa. Hanyuma nk'umuntu w'umukozi w'Imana kandi nemera, nkubwire ngo reka ngo yakanye utambutse nimero zawe, ko hari abantu ushobora gushaka nimero zawe akazibura, cyangwa se ntarangiza ikiganiro. 0784 46 95 17 2 7 46 95 17 2. na Tigo ndayigira ni 07 43 26 93. Hanyuma niwakura kuri imwe wazakorera ku yindi. Yego. Ndi umwana w'Imana. Abakozi bagira aho bakabirukana, kandi burya umukozi arya akora nabi akababaza shebuja. Ariko iyo umwana ari mu rugo, tegama twumva impamvu ndi umwana w'Imana. Iyo umwana ari mu rugo avuna umuha akongeza undi. Biravuga ngo ntabwo tukira abagaragu, ahubwo turi abana mu rugo. Naho rero nanjye ndi umwana mu rugo. Yego. Hanyuma tudatinze, nkubaze iyi minsi uri kwibona ute? Turi mu minsi y'ubuhenebere bw'ijambo ry'Imana. Yego. Turi mu minsi igoye. Yego. Turi mu minsi abantu barangaye. Turi mu minsi abantu basinziriye. Yego. Turi mu minsi abahanuzi musinziriye. Yego. Murahanura mushaka indamu,
murahanura mushaka icyubahiro, murahanura mushaka kwemerwa, abavugabutumwa ni uko, abapasiteri ni uko. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo si igihe cyo kurangara. Bibiliya bivuze ngo mu gicuku kinishe bose bahunikiriye, bose bakizweyo, ngo umukwe atinze agira gute, bose baraza. Ndagira ngo mbabwire bene data, nubwo umukwe atinze ntabwo ari igihe cyo gusinzira, nubwo umukwe atinze ntabwo ari igihe cyo kuba indyarya, nubwo umukwe atinze ntabwo ari igihe cyo kuba abesikoro, nubwo umukwe atinze ntabwo ari igihe cyo kujya mu matiku. Yemwe nimuve nimukanguke, mbese ko umukwe agiye kuza, amatabaza yanyaraka, mbese mufite amavuta, mbese muramusanganira muhagaze mute, muramusanganira bimeze gute? Ndagira ngo mbabwire ngo umukwe aratinze, ariko turageze ku irembo, arimo arakomanga era enima. Ndagira ngo ubwire mwene data, kuki ushotoye Eliya? Ndagira ngo ubwire ngo umukwe aratinze, ariko bose barahunikiriye. Ariko abanyabwenge bari hanze, abanyabwenge bari mu nzu, ariko haleluya, nubwo bari mu nzu, nubwo bari mu nzu bibikiye utuvuta. Hari amavuta baba warabitse, hari amavuta baba barabitse. Umukwe naza mbese murinjirana, cyangwa arakubwira ngo imbere yawe wakoze ibyo sinigeze nakumenya, cyangwa arakubwira ngo imbere wandyaryaho. Ndagira ngo mbabwire ngo munyemerere muri iyi minsi tube maso. Idutije iminsi, idutije amasaha. Imana idutije amasaha eri, Imana idutije amasaha pe. Yewe amasaha, kandi burya amasaha ari kwiruka vuba. Hanyuma iyi minsi uko ndi kuyibona ndabona ari injyana muntu. Hanyuma wowe uyibibonye, niyo nama wagira abantu, niki wabwira abantu muri iyi minsi? Inama nagira abantu ni iyihe? Abantu nibakanguke, basubire ku gikumba, bongere basenge, bahamagara Imana, binginga Imana, kuko ni ubutunzi bw'imbabazi. Haleluya. Ntabwo Imana ihaniraho, oya yiteguye kutubabarira. Yego, Imana iguhe umugisha. Hanyuma ushaka kuvuga ngo bashaka Imana, bashaka mu maso h'Imana. Mukunda gusenga, ibindi byose ni ukubeshya. Iyo usenze ntabwo usengera, iyo usenze ubona ibyiza byo gusenga. Yego, ariko ikibabaje bamwe ntabwo babishaka disi, barasinziriye. Ntabwo bashaka gusenga, barashaka gutwika. None ubu muri aka gahuge si ubwo Imana yaza ikaza itunguranye? Hari igihe ubundi Yesu atinze rupfu yaza. None Yesu aje yagusangahe? Mbese rupfu aje wataha ijuru wajya he? Urakoze cyane. Hanyuma mwana w'Imana, ni iki wadupfunyikiye kugira ngo tugeze ku bantu? Nta kindi kinzanye, nje kubwira abantu ngo babe maso, bongere basenge, bongere bambare ibigunira, basubire ku gikumba. Ariko kuki abantu batabarwa bagahita bibagirwa gusenga? Kuki Imana ibagirira neza mukibagirwa gusenga? Kuki Imana ikubana mu buzima wari urimo ugahita bibagirwa gusenga? Ndagira ngo mbabwire ngo nimwongere mwibuke umuhamagaro wanyu, wibuke ahantu wahuriye n'Imana. Ubu nta kintu Imana iragukora ngo ubone ko ari Imana igikoze. Abiringiye abantu barabahemukira, niko Dawidi avuze. Niyo babahanze amaso babakoze isoni, ariko uwiringiye Yesu ntajya amukoza isoni. Nshaka ko dusenga Imana kugira ngo dukomeze tuganire, ko ndumva birimo binyakamo, birimo birabyigana ari byinshi. Uyasenga rwose mwana w'Imana, nkwaye akanya Imana ikudutumyeho. Hello sene kotrere tita ferando segeri enima menianse dekala sivaya hello salema. Yego, urakaraba Yesu, mwami Yesu, Imana y'imbaraga, Imana y'urukundo, Imana yihagishe,
Imana itavuguruzwa, Imana itamenyerwa, Imana itagira inzika, Imana itagira isari, Imana itagira amatiku. Muri aya masaha tuzamuye ibendera ryo kunesha, tuzamuye ibendera ry'ubutsinzi. Ngwino ubane natwe, Mwuka Wera naza aganze, Mwuka Wera naza ategeke. Ndakwinginze cyane kugira ngo umuntu wese udukurikiye udukunda ku Iramiro TV ahemurwe nawe, yubakwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Murakoze cyane. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Yoweli, turasoma igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri, dusome n'uwa gatanu, turaza guhita tujya gusoma n'umurongo waho wa 13. Igitabo cy'umuhanuzi Yoweli igice cya mbere turara ku murongo waho wa mbere n'umurongo waho wa kabiri ndetse n'uwa gatanu. Haravuze ngo Yoweli avuga yuko inzige zateye igihugu. Yoweli aravuze ngo inzige zateye iki? Aravuze ngo rero ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yoweli mwene Petueli abwira abasaza, umukuru yabwiye abasaza, mwa basaza mwe nimwumve ibi kandi mutege amatwi, abatuye mu gihugu mwese mwe. Mbese hari ibimeze nk'ibi byabaye mu gihe cyanyu cyangwa mu gihe cya baso? Mubitekerereze abana banyu, kandi abana banyu bazabitekereza abana babo, nabo bazabitekerereze abuzukuruza. Kandi haravuze ngo ibyahishuwe, ibyashigajwe n'ubuzima bwariwe n'inzige, kandi ibyashigajwe n'inzige byariwe n'akagungu, n'ibyashigajwe n'akagungu byariwe n'ubuzukiro. Gatanu haravuze ngo nimukanguke mwabasinzi mwe, murire namwe abanywi b'inzoga, mucure umuborogo, murire vino iryoshye, kuko muyiciweho mu kanwa kanyu. Reka abantu basubiremo. Aravuze ngo nimukanguke mwabasinzi mwe, murire namwe abanywi b'inzoga, mucure umuborogo, nimurire vino iryoshye, kuko muyiciweho mu kanwa kanyu. Atwisomere 13. 13 mvuga ukuntu havuze ari uwo murongo ngendereye. Haravuze ngo mwabatambyi mwe, mwambara ibigunira murire, namwe abakora ku gicaniro muboroge, nimuze mukeshe ijoro mwambaye ibigunira, mwabakorera Imana yanjye mwe, kuko ituro ry'ifu n'ituro ry'ibyo kunywa byaciwe mu nzu y'Imana yanyu. Mutegeke kwiriza ubusa, muhamagare iteraniro ryera, muteranye abakuru n'abatuye mu gihugu bose, baze ku rusengero rw'Uwiteka Imana yanyu, mutakire Uwiteka. Amen. Haleluya. Si ugutaka mvuze, simvuze gusenga. None se njyewe nzanye ijambo rivuga ngo tube maso. Nzanye ijambo rivuga ngo tube maso dusenge. Uko umuhanuzi Yoweli arabivuze, yatangiye abivuga mu gice cya mbere, ku murongo wa mbere yavuze
nimwumve ukuntu Uwiteka avuze. Aravuze ngo mwabasaza mwe, bakuru b'itorero mwatubanjirije, twebwe tuje ejo bundi, ariko iki kibuga turimo hari abakidutanzemo Eliya. Iki kibuga turimo hari abakigezemo mbere yacu, ariko ikibabaje ni iki, ni uko batari kutwegera ngo batubwire ati mwabana mwe bagenda batya, mwabana mwe bitwara batya, mwabana mwe bimeze gutya. Yo, umva ukuntu avuze, nyemerere ngiye kugenda gakeya. Aravuze ngo mwabasaza nimwumve ibi kandi mutege amatwi, mwabatuye igihugu, mwabasaza mwe, mwabakuru b'itorero mwatubanirije. Mbese mu gihe cyanyu hari abatinganyi bigeze bakwinjira mu rusengero? Mbese mu gihe cyanyu hari abasambanyi bigeze batanga igaburo? Mbese mu gihe cyanyu hari abesikoro bigeze babahagarara imbere? Mbese mu gihe cyanyu byari bimeze gute? Kuki mutari kutubwira mu gihe cyanyu ngo mutubwire ngo reka kera hacu twebwe twabanaga n'Imana gutya, twahoraga ku gikumbi gutya, twakundaga gusenga gutya, twasengaga gutya? Mbese mu gihe cyanyu mwasengaga isaha imwe? Mbese mu gihe cyanyu mwahanuraga mwabanje kujya kuvuga ibyo mugiye guhanura? Mbese mu gihe cyanyu mwabwirizaga mwabanje kujya kuvuga ibyo mugiye kubwiriza? Mu gihe cyanyu byari bimeze gute? Kuki mutari kutugira inama? Kuki mutari kutwegera? Ukuntu avuze, aravuze ngo ibintu bimeze gutya mu gihe cyanyu byarahigeze, byigeze byabayo? Mbese mwigeze nimutubwire niba byarabaye, nimubitekereza abana banyu, natwe abana tuzabibwira abuzukuru. Ubu twebwe mu gihe cyacu, mu gihe cyacu twebwe tuzababwira ati buriya muri 2000 na kangahe na 20 na kangahe, yego se buriya nibwo ati Kristo yatangiye gukora ku mugaragaro, nibwo abatinganyi batangiye kuvugwa. Abatinganyi mwumvaga muri Bibiliya, twebwe 2024 2025 abatinganyi barazaga, muzirinde mwabana mwe ntimuzagende gutya, tuzatangira kugira ngo tubahugura abana bacu, sibyo se? Umva ukuntu avuze, twebwe tuzabitekereza ki abana bacu? Aravuze ngo ibyasigajwe n'uburima byariwe n'inzige, ariko nanone ibyasigajwe n'inzige byariwe n'akagungu, ibyasigajwe n'akagungu byariwe n'iki? N'ubuzukira. Ibyasigajwe n'inzige, ubutunzi waba warabitse bugasigaza, inzige zaraburi. Ikibabaje barasinziriye, yego barasinziriye. None ndagira ngo mbabwire bene data, aravuze ngo nimukanguke, yego Yohana arimo aravuga ngo nimukanguke. Yewe usinziriye kanguka, wari usinziriye mu busambanyi, wari usinziriye mu bushura, wari usinziriye mu bwesikoro, wari usinziriye mu kunywa inzoga, niko Bibiliya yavuze. Kanguka amaso, kuko rufatinze Yesu yaza. Yesu yatinda rupfu yaza, none aragusanga he? Aravuze ngo nuko nimukanguke mwabasinzi mwe, nimukanguke mwabasinzi mwe bihishe mu murimo w'Imana, nimukanguke mwabasinzi mwe mwihishe mu bahanuzi mujya guhanura mwanyweye inzoga, nimukanguke mwabasinzi mwe mwihishe mu baririmbyi, nimukanguke mwabasinzi mwe mwihishe, nimukanguke. Mumenye yuko tugeze mu minsi ya nyuma, mumenye ko tugeze mu gihe cya nyuma, mumenye ko turi mu minsi y'imperuka. Aravuze ngo ntabwo ari abasinzi gusa, kandi aravuze ngo namwe banywa inzoga. Ese buri umusinzi n'umunywa inzoga ni bamwe? Batandukanye. Hari usinda amagambo, hari usinda uburozi, hari usinda ishyari, hari usinda inzika, akumva ngo kuko Eliya abayeho gutya ntabigezeho ntabwo byankundira. Yego ntabwo nakunda ndumva ntafite amahoro Eliya akiriho. Wasinze nabi, aho wasinze nabi. Hari usinda rero inzoga yanyweye, turi kugendana. Hari usinda inzoga yanyweye, hari usinda vino. Yavuze ngo namwe banywa inzoga rero
nimucure umuborogo, nimurire, nimurire, kuko aravuze ngo vino iryoshye ibakuwe mu kanwa. Vino iryoshye igize gute? Ese vino ubu tuvugana rero, abahanuzi bahanura by'ukuri bagiye gucibwa. Yego, uvuga ijambo ry'ukuri agiye gucibwa. Iby'ukuri uvuga iby'Imana imubwiye, abo ngabo bagiye guhura n'ibibazo, kuko yavuze ngo abanywi b'inzoga mucure umuborogo. Yego, murire vino iryoshye kuko muyiciriweho mu kanwa kanyu. Akabari kagira vino iryoshye ni akabari ko kwa Yoweri. Kandi Yoweri, haleluya, uyu Yoweri yarahanuwe, yaravuzwe. Nusoma ruguzumva amateka yiwe. Uyu muntu wuzuye umwuka wera, bagiye kumugenza, bagiye kumuhiga, kandi byaranatangiye. Ntujya ngo wapfa guhanura mu iteraniro uko bibonetse, ntabwo byakunda. Bivuze ngo vino iryoshye twanywaga tugasinda umunezero wa Yesu, twanywaga tugasinda, haleluya, tugasinda kubana n'Imana bundi bushya, tukamenya amakuru y'ijuru. Ubu uzajya uyimusinda wenyine, ntabwo nzajya nkwati ngwino dusangire muri kano kabari ko kwa Yoweri duhamagara Imana. Yavuze ngo tuyiciriweho. Yego, kuko bazi ko yari yabwiriza bati turashaka kujya kubwiriza abantu ibi binyi. Kuko bazi Samweli ko uhanura ubwiriza, turashaka kuhanura gutya, turashaka kubwiriza gutya. Nibyo bigiye kugerwaho gusa. Bivuze ngo abantu barasinziriye, Sekibi yamaze kwinjira. Nibwo hano 13 niko avuze, asaba ngo mwabatambyi nimwambara ibigunira. Abatambyi bakiri maso, abatambyi bagikanuye, abatambyi amatara yabacaka, abatambyi amatabaza yabacaka, nimureke mwambara ibigunira, mwongere musubire ku gikumba, mwongere musenge. Telasenema, umugabo witwa Daniel ngo bigeze baguca gusenga, ariko akomeza gusenga. None kuki tutari gufata irego twongere dusenga? Ariko Bibiliya ibwiye abatambyi, mwabatambyi mwe mwongere musubire ku isoko musenge, mwongere mwambara ibigunira. Niko avuze, aravuze ngo nimwambare ibigunira, murire, nimurire. Biracyashoboka yuko bivuze ngo turacyafite amahirwe, turacyafite amahirwe. Harenda mukuri, hari ikintu Imana iri buze gukora. Harenda mukuri, hari icyo Imana iri buze kurema. Harenda mukuri turabona impinduka, kuko ese Moridekayi kwireba ibwami yabwiye Esiteri ngo genda usenge, genda usenge. Kandi wambara ikigunira, ngo Esiteri ategeka abajana n'abagaragu nawe yambara ibigunira ajya mu ivu. Ngo amasengesho yavuye n'iki? Gutabarwa kw'Abayuda. Harenda namwe nimwambara ibigunira, hari icyo Imana iri buze gukora. Yavuze ngo kandi ntimurire gusa, namwe abakora ku gicaniro. Yego, namwe abakora ku gicaniro, banyamasengesho mwe, bahanuzi mwe, bavuga ubutumwa mwe. Yavuze ngo namwe abakora ku gicaniro muhora mwenyegeza, aravuze ngo mwebweho ntimurire gusa, nimuboroge. Yego, abakora ku gicaniro bivuze ngo ni abaririmbyi, bivuze ngo ni abanyamasengesho, bivuze ngo ni abadiyakoni. Aravuze ngo nimuboroge mwebwe, nimureke turire, hari icyo Imana yakora. Kandi nimubikore byo kubipa. Aravuze ngo nimukeshe ijoro musenga,
nimukeshe ijoro muri kurira mwabatambyi mwe nimukeshe ijoro mwambaye ibigunira mwabacanyi mwe bacana umuriro w'Imana nimukeshe ijoro muraserema nimukeshe ijoro nimukeshe ijoro Yakobo yaraye mu ijoro ararakirana na marayika wari kwahindurirwa izina namwe nimurara ijoro muri kuboroga muri guhamagara Imana hari ikiri bukore. Haleluya. Nsoza umva ukuntu havuze nubwo namwe mwabacanye mugiye kurara ijoro ariko namwe muboroge mwambaye ibigunira nimuboroge mwambaye ibigunira. Joseline yigeze yavuga akantu keza yaravuze ngo ubundi iki tuba tudakorera Imana dusengera mu nsengero zirimo amakaro abakera baragendanaga akagoma basengera munsi y'ibiti n'iki kuki Imana erasaraba kuki tudakorera Imana twambaye amakote ariko twaba twambaye icocera tukavuga dukorera Imana nimureke twambara ibigunira tuboroge dukeshe ijoro niko bibivuze tube maso tukanguke havuze ngo nimukanguke usinziriye nakanguke. Yego se urakoze cyane. Aravuze kandi aravuze ngo ati mwabakorera Imana yanjye mwe mwabakorera Uwiteka mwe mudatinya mwabakorera Imana muhinda umushyitsi mwabakorera Imana muyubaha. Harabuze ngo umva namwe wowe uhanura utinya Imana ubwiriza utinya Imana uririmba utinya Imana umva ikintu Imana ivuze. Iravuze ngo kuko ituro ry'ifu n'ituro ry'ibyo kunywa byaciwe mu nzu y'Imana yanyu mutegeke kwiriza ubusa muhamagare iteraniro ryera muteranye abakuru n'abatuye mu gihugu bose maze baze mu rusengero rw'Uwiteka Imana baze mu rusengero rw'Uwiteka Imana. Yemwe abakorera Uwiteka Imana yanjye kuko ituro ry'ifeza kuko ituro ry'ifu n'ituro ry'ibyo kunywa n'ibyo kurya byaciwe mu rusengero kwavuze by'ibyo kunywa byaciwe mu rusengero. namwe imurebere imwicare bati Imana izabikora ntabwo bizivana mu ijuru ngo bize mu isi ko yizakoresha abantu ariko nimutarayikora ibiti n'amabuye bizayikorera. Aravuze ngo nimutegeke kwiriza ubusa nimutegeke kwiriza ubusa kandi si ibyo gusa mutegeke muhamagara iteraniro ryera muteranye abantu muteranye abakuru batuye igihugu muteranye gusa n'abantu bazi mu rusengero rw'Uwiteka Imana. Igihe tugezemo ni icyo kwambara ibigunira igihe tugezemo si icyo kurebera. Wowe ukorera Imana yanjye yavuze ngo tegeka uhamagara abakuru babatambyi nurangiza uhamagara n'abantu bose baze mu rusengero baze mu materaniro yera. Nicyo Imana ishaka mwisinzira ntabwo icyari igihe cyo gusinzira ntabwo icyari igihe cyo kurebera ntabwo ari igihe muri Matayo harabivuze ngo uko atinze bose barabihunikira ariko abari maso binjirana nawe. Nimutwemerere kuko aba bantu bose bari mu rusengero
none nahandi aravuze ngo bakorere Uwiteka Imana yanjye nimutegeke abantu baze mu materaniro yera binjire mu rusengero. Wasanga Yesu azagusanga mu rusengero, wasanga Yesu azagusanga aho ngaho. Urusengero ni uruhe? Urusengero rwa mbere ruri mu mutima. Urusengero rwawe rumeze gute? Mbese urusengero rwawe rwaberamo amateraniro? Yego, Imana y'amahoro, Imana y'amahoro inyemerere isura urusengero rwawe, igusura ubwawe, ikugenderere, ikuneshereze. Tube maso, munyemerere tube maso. Ndashaka ko dusenga, ntabwo muri babwira ibintu byinshi. Ndashaka ko dusenga. Wari usinziriye kubera yuko abantu banywaga vino iryoshye yo kwa Yoweri. Ngiyi bagiye kwicirwaho mu kanwa, mbega bagiye kuyibura, ntabwo bazongera kuyinywa uko bashakaga. Undi kera wahuraga mugahoberana mukuza umwuka wera, mukaba mu bihe bidasanzwe, ariko ubu ngubu ibyo bihe biracyabaho. Hatangiye hatubwira ngo mbese mu gihe cyanyu ibi ngibi byigeze byabaho, ngo mubitekereze abana banyu, abana banyu bazabitekereza abuzuku. Nimureke tube maso. Kandi gatanu bavuze ngo nimukanguke, nimukanguke. Mureke dusenga Imana, reka dusenga Imana. Ntabwo mvuga byinshi, ni ukuba maso, tukambara ibigunira, tugasenga, tukabana n'Imana. Kuko iki ntabwo ari igihe cyo kuzana amatiku, iki ntabwo ari igihe cyo gushyamirana na mugenzi wawe, iki ntabwo ari igihe oya, ni igihe cyo kubana n'Imana. Byaro byose byamaze kugaragara. Tugiye gusenga. Mwami Yesu, Imana y'ubutware, nitaya, Imana y'imbaraga, Imana iri hejuru ya byose, Imana itavuguruzwa, Imana itamenyerwa, Imana idukunda twebwe tudakwiriye. So mwami wacu Yesu Kristo utwemerere. Dawidi arabivuze, aravuze ngo mba gusenga kwanjye utemukire kudutabara, ushingure icumu ntagara, wimira abatugenzaga, ingabo ntoya ndetse n'ingabo nini, kugira ngo abatwanga bakorwe n'isoni bamware. Ariko avuze ijambo rikomeye, aravuze ngo utaza kwa muhane rwacu hacu abahari bagiranye. None utwemerere, uduheze imbaraga z'umutima, uduheze imbaraga zo gukomera buri rugero rwose, mu bahanuzi, mu bavugabutumwa, mu bapasiteri, mu baririmbyi, uduhambike imbaraga mu izina rya Yesu. Uduhe kuba maso, amatabaza yacu yake, uduhe amavuta ndetse n'ayo mavuta yo kongeramo mu izina rya Yesu. Neshereza abantu bawe, urwanirira abantu bawe, higa ibibahiga, urwanyira ibarwanya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umucyo wawe utuvire, abagenderaga mu mwijima bagendere mu mucyo mu izina rya Yesu. Abiyoboraga wohereza mwuka wera, abari ubayobora mu izina rya Yesu. Shyirwa hejuru wamamare, natuje ntutuse, mekotrere tita ferando sageri, elosi mandrako, yego Yesu. Ushyirwe hejuru kandi wamamare. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho. Komeze tubambire amahema, komeze uduhishe, bidakwiye kutubona ntibitubone, bidakwiye twumva ntibitwumve. Abera bawe, abana bawe, ukomeze utubundikire, kuko inkoko ibundikira udushwi, natwe utubundikire, udushyire ku mugongo wawe, ukomeze uduheke mu izina rya Yesu Kristo. Uneshereza abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Imana nibaho umugisha cyane. Urakoze cyane mwana w'Imana. Nyuma habwirwa benshi, hakumva bake. Cyangwa ni igihe cyo kugira ngo abantu bambare ibigunira, abantu bakanguke amaso, kuko iki gihe atari igihe cyo gusinzira, kandi si igihe cyo gusebya bagenzi bacu, si igihe cyo guhugirana, si igihe cyo kujya mu gahoge. Hanyuma rero murabona ko Imana yari mutumye ari nimugoroba, murabona ko araho hajyaze bigera umwijima nyine ukazamo, ukabona haje ishusho ntabwo ari ryiza, ariko ntacyo bitwaye, icyo Imana yari mutumye aragitambukije, kandi nicyo cyari kigenderewe. Ahubwo ni cyo gusenga Imana, Imana ikatwambika imbaraga tugatsinda ibishuko bya Satani. Hanyuma channel yacu ni Iramiro TV. Utarakora subscribe ikore, share, like, comment, sangize n'abandi, utere comment yawe, tuzadugira igihe dufata tukazisoma. Hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka, nakagaruka. Hanyuma netugutumira uzongere ugaruke tubwire Imana. Kandi ndakeka ko ku Iramiro TV rwose turi kujya tugukunda muri iyi minsi. Hanyuma Imana igumugisha, Imana igumugisha n'amafaranga azagura n'umugore n'imbaraga. Hanyuma urakoze cyane. Imana igumugisha rero nakagaruka. Shalom, shalom, shalom.